dutangira no ku mukobwa wakerewe arimo arirukanka cyane abwira boss negereza yinjiye muri lift ako kanya arimo kuvuga ati boss nyihangane gato ngiye kuba nahagira ngo ndahangaha ndahageze gatoya. Ako kanya yavuga ati boss arankubye afite ase ibi bintu ushobora kuba wabinkurira iruhande. Umusore avuga ati sinshobora. Ako kanya umukobwa atavuga ati okay ahita bituritsa. Umukobwa ahita atangira kuvuga ati numvishe inzozi zanjye zitangiye kugenda zimanuka gato bitewe n'uburyo ki umusore yahise atangira kureactinga bitewe n'ibyo nari mukoreye. Maze uyu mukobwa ahita amubwira ati okay sureba ubu ngubu ibi birahagije ubu ndumva nuje. Maze umusore baramubwira ati ngariko ntago ari ibyanya amubwira ati kubera iki birimo kumbangamira. Ako kanya sansere yafungutse umukobwa atabona boss we amubwira ati ese nuko iki muri kumwe na Baron ngo nukubera iki wowe n'uyu musore muri gukora iki hano nga. Umusore ukobwa aravuga ati uyu ni boyfriend wanjye nyine ubona ko afite ubwoba cyane amubwira ati ngo nanjye ndatwite. Boss aramubwira ati aratwite namu sore se cyangwa umukunzi ugira. Avuga ati no ngo mfite umukunzi. Avuga ati ahita areba umusore kurande arahita amubwira ngo umeze neza. Anje umusore agiye kuvuga ati ariko ibyo nibikirimo kuvuga. Umukobwa ahita amusoma vava umusore atayavuga kugira yemeze ko boss we ari umukunzi. Ahita amubwira ati umeze neza bebe ngo ndagukunda cyane. Avuga ati ngabona ko twishimye nge n'umukunzi wanjye. Maze umugore wa boss we ahita amubwira ati ni byiza cyane this. Maze ako kanya avuga ati ese izo ni baro zawe cyangwa nizo mwe mutuzaniye. Arangije ahita avuga ati reka mpamagare umusore wavuze ngo atuzaniye indabyo numva hanageze. Ako kanya umukobwa atavuga ati wetse boss ahita yinjiye muri sanse. Anje umukobwa usore tamubaza ati ese nukubera iki. Maze umukobwa itakura amadolari menshi mu mufukara yamuha bigaragara ko uyu mukobwa ntacyo atakora kubera kubwo kuba akunda icyubahiro cyarambwingije. Aramubwira ati umusore itamubwira ati ngiye mfite abakobwa babiri sinshobora kuba nakongeraho nawa gatatu. Kanya sinza kana kahise kaza gatakavuga ati daddy nari nkukumbeye cyane. Maze atashimira umukozi waho ngaho aramubwira ati urakoze. Maze wa mukobwa azamukurikiye aranje avuga ati ako nyihanganire ufite abakobwa babiri kandi ko na ari umukobwa umwe. Amubwira ati ego mfite umwe ariko nyine mubara nkaho ari we byose. Amubwira ati ako ntungire ikigoryi. Ahubwo ati ko iki ntago kina cyane akakugira ikigoryi. Ahubwo ati nta kintu nitayeho icyo nitaho ni umwana wanjye w'umukobwa. Ako kanya bahita bagenda avuga ati ese wanekerezaho gato. Umukobwa avuga ati ese ntago ibintu nari ndimo kubyumvisha neza. Avuga ati ntabwo numvishe mbaye nk'umuntu udafite ubuzima. Maze ako kanya umukozi ahita amuvugisha. Anje avuga ati se wowe kumbaza cyaba mwetse igipupe. Anje arakimubwira ati ngaho imicyo gipupe hano nga. Ako kanya umukobwa sinzi kidashaka kuri uyu musore kuko ese byaba ari urukundo. Ako kanya bitazana igipupe akereka kakana niba ashaka kujya agashiture kujya n'uburyo agera kuri se. Ako kanya umusore wacu agenda amwiyegera umukobwa. Anje amubwira ati ariko icyo gipupe ni cy'umwana wanjye. Avuga ati ako ninjye ushaka ninjye ukizanye cyo sinzi impamvu uri wowe urimo kukinyaka kandi ari ngewe nshaka kukihera umwana. Avuga ati nibyo byanshimisha kurusha ukuntu wowe ubwawe wakimwe. Avuga ati okay nta kibazo. Umukobwa atavuga ati hari ikibazo kuba ndi hano se. Baramubwira ati aha ni muri company aho nkora kandi nta kibazo ndumva mfite uyu munsi ngiye kuba nazamurwa na boss wanjye cyo rero ndagira ngo umutumire. Maze umusore amubwira ati ngo sinshobora. Ahita ahamagara umwana yiswe Olivia. Aramubwira ati ngo Olivia urumva umeze ute. Bigaragara ko kano kana gashobora kuba katavuga kuko karimo gukoresha ibimenyetso. Maze umukobwa yagize gutyo kugira ngo kana kamusatire. Kana karagenda agiye Olivia. Ako kanya ka Olivia karaza kamugeza impande. Aramubwira ati nugira ikibazo nta kibazo mwana mutoya nshaka kuba nakuzanira Baron. Maze umukobwa avuga ati ariko ubu ni umukobwa wanjye. Ariko aramubwira ati hari ikibazo se. Hari ikibazo tugiye kuba twajyana kunywa agakofi. Anje avuga ati bye. Maze baragenda we ndetse n'umwana. Maze se w'umwana asigara hano ngaha byamucanze. Tubidatinze tugaruka hano ngaha umwana ari kujya gufata ikintu. Maze ako kanya ahita agifata niba yashaka kumukinisha. Gusa byo ntabwo azi ko uyu mwana atavuga. Atangira kuba yabyirira akana karamureba ndetse gafite n'umujinya kibaza ati ese nuko iki ngiye kwifatira ikintu akaba yakirya. Atangira kuba yakabwira ati okay birahagije. Anje atakegera aragahereza akanyeza ashaka gakinisha. Anje avuga ati
ntukajye gukora, maze batangira kugenda bavuga ati ngufite papa, akabwira ati ngufite papa wawe w'umusazi, ahubwo akibaza impamvu katarimo kumusubiza. Ako kanya yabonye boss wahita azahanagura kana vuba. Ako kanya boss aramubwira ati ngo byiza cyane, umuryango mwiza cyane. Avuga ati koko ni umukobwa wawe? Avuga ati yego. Umwana mutoya ameze bite? Arangije arabeshya ati uyu ni umwana w'umukunzi wanjye. Ngo ni byiza cyane. Aravuga ati ngo umwana atekereza ko ari nkaho ari njye mama, bitewe n'uburyo ki umwana mukunda ndetse nawe arankunda cyane. Aravuga ati ngo ni byiza cyane. Arangije aramubaza ati mwana witwa nde? Mwana disitwe tuzi ko atavuga, maze yaramubwira ati ngo babwire uko witwa, ngaho bambwira uko bitwa Sweety. Arangije akana nikavuga, arongera akinginga ngo kutarimo kuvuga Olivia. Ako kanya isa itaza n'igipirizo ahita amuterura. Ange avuga ati umwana wanjye yitwa Olivia. Bigaragare ko uyu mukobwa nubwo yabeshaga ngo ni umwana we, ntabwo anazi ukuri kose. Ahita avuga ati uyu mwana ntabwo ajya avuga, arumva ariko sajya avuga. Ako kanya nuza ahita avuga ati Fiona urimo gukora ibintu bibabaje cyane, urajokinga mu bintu bibabaje nk'ibi ngibi. Avuga ati twigendere. Ako kanya none umukobwa atamusiga, atavuga ati wanegerezaho gato, nuko iki ushaka kuba wanyicira ubuzima nje uyu munsi nakubwiye ko nshaka gupromoting. Ese boss yanyizera ute kandi nangiye kuba namubeshya, naramubeshye ngo mfite umuryango? Ako kanya umusore aramubwira ati erega wowe ikintu uhangayikishijwe muri uyu mwanya ni ukwikunda no kwirebaho gusa, nta rundi rukundo ufitiye umutima udufitiye. Cyo rero reka twigendera. Aramubwira ati ariko Noah wandindiraho gato. Umusore wacu bamwise Noah. Ahita ashyira hasi umwana. aramubwira ati ngo wanyumvisheho gatoya. Ahongera aramubwira ati ngewe impamvu nakubwiye kuriya, ngewe nabayeho mu buzima bukomeye cyane, nabayeho natishimye, niyo mpamvu nigeze mbona urukundo ruriseriye nk'urukundo rw'ababyeyi bombi, kuko ngewe sinigeze mbona urukundo rwa daddy. Cyo rero kuba wenda urimo kuba wakora ibi ngibi ntabwo bivuze ko ngewe nabayeho nk'umukobwa ukomeye cyane, nk'umukobwa nabayeho nk'icyuma mu buzima bwanjye. Cyo rero ibi ngibi ngewe nabayeho papa wanjye ari we muntu utanyitaho habe na gatoya. Cyo rero ntabwo bivuze ko natazi kuba namenya, ntabwo nzi urukundo rwa papa n'umwana gusa. Byo ni byiza cyane kuba ukunda umwana wako, kana karese kamufata karamwegera karamufata, ahanje ahita agakoraho. Bigaragara ko kana niba kamwishimiye twamenya, kuko nta kintu kavuze kamukozeho gusa. Nge ndi hano, nshobora kuba ndi hano nka mama we. Arongera avuga ati mama we nyawe ari na hano, ahubwo gusa byo aha niho akora. Umukobwa biramutangaza, ahita areba kandi akavuga ati ngo ni byiza cyane, ndabona ari byiza cyane, gusa byo ufite umwana mwiza. Ako kanya ahita abwira umwana we nshaka ko tugenda, si byose mukundwa. Akana gahita gaseka, gahita kagenda. Arakabwiye ngo genda wumve icyo ushaka cyose ube wagifata. Ako kanya aravuga ati gusa byifite umwana mwiza. Aravuga ati sinabyizera, gusa byo nishimiye guhura nawe. Ako kanya bose ahita avuga ati okay ngo tugiye kuba twabara kangahe maze duturitse igipirizo. Anje usore tabwa umukobwa ati wagiye se boss wawe? Atavuga ati wapi, nje nshaka kuba ndi kumwe nawe hano ngaha, nshaka kuba ndi kumwe nawe, sinshaka kuba nakuva iruhande. Ako kanya umusore araseka. Ako kanya batangira kubara, barangije bageze kuri mwe bahita baturitse igipirizo. Noneho ako kanya umusore tatangira guseka, umukobwa tatangira kuvuga ati nubundi nongeye kwiyumva ko inzozi zanjye bwa kabiri ndetse n'umutima wanjye ko bitangiye gushenguka cyane mu maso yanjye areba indoro ndetse n'inseko y'umusore, inseko ishimishije cyane. Gusa byo muri ako kanya yaje kuba yarakara bitunguranye cyane ubwo yarabonye egisi wife we, umugore we wahoze ari we, ubwo twakwita ko ari we mama w'umwana mwana. Maze umukobwa atavuga ati ese uriya kuko niwe? Umusore avuga ati niwe uriya ni assistant wanjye. Umusore avuga ati erega niko kazi yahisemo. Avuga ko ngo yanze, ngo urayumvaga ashaka ubuzima bwiza ariko ntabwo yumvaga ashaka kuba mu muryango. Umusore avuga ati ntabwo nshobora kuba ndi hano ngaha. Ako kanya boss atamagara umukobwa, anjye umukobwa avuga ati nanyeneye gukurikira uriya ariko. Avuga ati oyanjye nshaka muri office kano kanya, kandi kubera uriya witiriye nk'ari boyfriend wawe ndetse n'umwana. Ako kanya umusore yaraje ajya hano kuri lift. Akira aho ngaho ababonye
ex wife we aje ari gusomana n'ikindi kigabo, aba arababonye arikanga avuga ati kubera iki muri gukora icyano ngaho, avuga ati turimo kugenda, avuga ati ahita abwira umukunzi we ati wanegerezaho gatoya nakabanza n'abavugisha, maze atabegera. Ange avuga ati ese ubu nibwo buzima wavuye mu mujyi mwija mu wundi kubera ko wumva ushaka ubuzima bwiza nk'ubu ngubu? Aba ati itekeza umwana wasize mutoya de buryo anganamo. Ange umukobwa ahita amubwira ati nese bumunyakuri uje kwihorera wowe n'umwana wawe muje kwihorera? Ange avuga ati ntabwo ngi naje hano ngiye kwihorera, ibaze deba umwana ngewe tumaranye imyaka ingahe ariko nta nubwo ugitekereza kuza kuba wareba umwana wawe. Bidatinze tugaruka hano ngaho kuri Fiona ari muri office abwira boss ushaka kumbwira iki? Boss amubwira ati simba nshaka umuntu umbeshya, wowe uri mu bantu ba mbere ibyawe byose nabimenye, ese kubera iki urimo kubeshya? Yaravuga ati buri gihe uba ushaka kubesha abantu, buri gihe ushaka kubesha abantu kubera iki? N'ubu ngubu wambeshe ko ufite boyfriend, nyamara nabimenye ko nurimo kumbeshya. Boss yafite umujinya mwinshi cyane avuga ati ari ikintu maje kumenya cyo, ni ikihe kibazo ufite? Ahita abwira umukobwa okay icyo najyaga nkubwire cyo ubu ngubu tuvugana, ubu wabaye bakupromotinga bakwegeza imbere, ubu ngubu ugiye kuzajya ubona amafaranga menshi cyane. Atamuga ati congratulations ubu bakuzamuye. Umukobwa avuga ati urakoze boss. Nese ahita amubwira ati utegereje gato, gusa byo nshaka kuba nagusura iwawe mu rugo njye n'umugore wanjye Emma, nshaka ko tuba twaza kugusura iwawe mu rugo. Ari ikibazo se? Umukobwa avuga ati uvuze ngo iki boss? Boss amubwira ati okay nta kibazo, ejo tomorrow turi buze kuba twaza. Umukobwa avuga ati koko se boss ubu ushaka kuza iwanjye? Avuga ati okay nta kibazo, nshaka kugusura wowe n'umugabo wawe ndetse n'umwana wawe. Okay nta kibazo, nta kibazo ubwo mwaza. Umusore boss aramubwira ati okay nta kibazo, wowe tomorrow nizere ko ufite umwanya. Avuga ati okay thank you. Kanya umukobwa yesa agenda yafatiye. Tugaruka hano ngaha kuri Noah ari kumwe n'umwana we, maze umukobwa azamubwira ati Noah okay na wanyizera, ndagushaka kugira ngo unyizere ushaka. Maze Noah ahita amubwira ati ese ushaka gupromotingwa kubera ngiye? Aramubwira ati mbabare gusa byo ndabizi byose kuba Ange umusore avuga ati nta kintu nshaka kugira umbwire kuko abantu mwese muri bamwe, umuntu akuvira mu buzima uzi ngo ugiye kwishima ariko hakaza mu mukobwa atamubwira ati oya nyumva nshaka ari ikintu nshaka kuba nakubwira. Koko se ushaka kumbwira ikintu? Nanone ako muba mushaka urimo kuvuga ngo if tomorrow ibiki? Umukobwa yarengera yumvira ati ngomba gukora buri kimwe cyose kubwo kuba nahomba job yanjye cyangwa career yanjye, kuko nataje kuba nakora buri kimwe cyose nahombi promote kandi niyo mahirwe yo nari mfite yanjye. Ako ahita amubwira ati okay byibagirwe byose. Aravuga ati nta kibazo gihari. Okay aravuga ati uyu munsi urabona ko ibintu birakunda ariko gusabye najya ngushimire kubw'umunsi wawe. Aravuga ati gusabye se ko ngwarekana gashimira Olivier? Aravuga ati umusore atangira kwiyumvira. Aranje bidatinze ibyacu nibitsinda bwarije. Tugaruka mu rugo hano ngaha iwabo wa Fiona aza atira. Aravuga ati okay umusore ageze hano atangira kumubwira ati ngo ni byiza cyane. Aravuga ati ndabona ufite ibishushanyo byiza. Aranje aravuga ati gusa byo umukobwa rangiye avuga ati okay reka nze ngire ikintu mbere. Akavuga ati iyi gitari ni ya papa wanjye, yahoze ari ya papa wanjye, gusa byo ubu ngubu yayinsigiyemo nk'impano mwibukiraho, nicyo kintu mwibukiraho. Bigaragara ko uyu mukobwa nubwo yavuze ngo nta rukundo rwase yabonye, bigaragara ko se ashobora kuba yarapfuye. Umukobwa akiri muto akaba ari cyo kintu kiba kimubabaza. Yabwiye akana ati waza hano ngana akaba nagucurangira. Aje avuga ati ariko ntabwo yumva. Agiye kuvuga ati ntabwo avuga. Aje atamuga ati ceceka. Abwaga akana ati reba hano. Kana gatangira gucuranga. Umukobwa avuga ati ni byiza. Umugabo byatangiye kugenda bimurenga bitewe n'uburyo ki akana ke abonye kisanzuye kuri Fiona kavuza gitari. Ibintu byamushimishije cyane kubona umwana we yishimye cyane. Atangira ko yatamarira avuga ati ibi ibintu ndabikunze cyane. Akana karishimye. Maze umukobwa aramubwira ati sureba. Maze umusore aramubwira ati umukobwa yitabaza umusore ngo ni ikihe kibazo se umeze neza? Umusore aramubwira ati okay meze neza nta kibazo. Ako kanya umukobwa yese amuhobera mu rukundo rwinshi cyane. Bigaragara ko uyu mukobwa kwimva yakunze umusore ndetse n'umusore nyine nk'umuntu urimo
ari kumva ibyo ngibyo ari byo bintu arimo nk'umusore wese umaze igihe kinini aho twakwita nka single daddy yatangiye kumva nawe urukundo rurimo, maze ako kanya umukobwa atavuga ati okay mbabarira, okay avuga ati mana yanjye nibagiwe, mbabarira, maze umusore ahita amukura avuga ati maze igihe kinini nadasomana n'umukobwa. Cyo rero nawe mbonye amahirwe, kandi amahirwe ufite mu buzima bwawe yagiye abyaza umusaruro. Maze umukobwa avuga ati gusa byo numvaga ko wenda mwaba muri hano iri joro, ese byakunda? Ku kanya ntibyatinze batangiye kuba baganira. Umukobwa avuga ati twese hagati yacu nta n'umuntu wumvaga afite ikibazo cyangwa igisubizo kibi kutubaho. Buri muntu wese yumvaga ko uyumvaga urusaku ruke ndetse n'urumuri rukeya, uretse icyo yabonaga ni mugenzi we gusa, nta kindi kintu twumvaga ko cyaza hagati yacu kikatubangamira. Kanya bidatinze akana karasinze batangira kuba baganira. Amuga ati ese niyihe ntego yawe cyangwa niyihe wumva nyine future yawe ariya? Amuga ati future yanjye ni ukuba naririmba ndetse no gusetsa abantu. Umukobwa avuga ati ibyo bizashoboka. Maze umusore avuga ati ibyo bishobora kuzamama, gusa byo ni amafaranga menshi abamo, ariko gusa byo numva ariyo kariya yanjye. Ahita abaza umukobwa ati so wese nukwege? Amubwira ati ngo kuva ngiye kano kanya numva inzozi zanjye ari kuzumva ko nabaye umuntu wo ku rwego rwo hejuru, haba mu kazi nkora ndetse no muri buri kimwe cyose. Numva ko ari njye muntu urenze cyane, nakumva ko ndi ku rundi rwego muri kampani, ndetse nanjye nakaba nashinga iyanjye. Ako kanya umusore ahita asoma umukobwa disi, urukundo batangira kuba babinoza. Ako kanya byacu ntibitinda, bukeye bwaho umukobwa ndetse n'umwana barimo guteka, abona ko barimo guteka umugati bishimye, amutamika. akana disi katangiye kwishimira Fiona, katangiye kuba kamwishimira, akaza ati bimeze ute? Ngo ni byiza. avuga ati arasobanuye ngo ni byiza, ngo yego. Disi umugabo yari yatangiye kwiyumvamo akana ndetse n'umugore na Fiona. Umusore gabo bishimye wagira ngo ni umugore n'umugabo mu muryango, gusa by'umuryango waba uri mwiza cyane. Ako kanya bacyanga hari umuntu wakomanze ku muryango, ati ubuse uwo muntu ninde? Agiye kubwira umusanga aje gukingura, avuga okay reka nze nigira. Umusore amuga ati okay ngaho genda urebe. amuga ati gusa byo amaso yawe arasa neza. Umusore atangiye gutera imitoma, kuko ashaka ko yatangiye nawe kuba yajya mu rukundo ndetse na Fiona. nayo yasaga ahaguruka yegera umwana we, aje aramuganiriza. Bidatinze ni mabuja we cyangwa tumwite boss we n'umugore baza bavuga ati byiza Fiona uri kumwe n'umugabo wawe hano? mbega umumama mwiza. Ku kanya umugabo yese atera akana, bigaragare ko umugore kuba baraye hano ngaha yari yaba ikoresheje cyane. Ako kanya avuga ati ubusese wishimiye umuryango wawe? Umukobwa byatangiye kumutera ubwoba, maze umusore atavuga ati njye na Olivia dufite kuba twagenda tukava hano kandi mutwihangane. Ako kanya bahise bagenda, bageze kuri Fiona ngo mwambabare nimugende ndagusabye. no arangije avuga ati ese wowe abagore mwese muri kimwe, kuki mwumva ko mwatubabaza? wowe icyo ushize imbere ni akazi ndetse no kumva ko ushaka promote, ntabwo wowe ubwawe urukundo ugira. abagore mwese muri kimwe, nta rukundo mugira. icyo muba mushaka kuba mwumva ko mwajya ku yindi level irenze iyo muri, kandi level nziza cyane. wowe nta kintu uba witayeho, ni ukumbeshya gusa ngo unyitayeho, ariko nta kintu witayeho na kimwe. aje avuga ati gusa byo byari inzozi za Olivia yigeze kubwira ko afite inzozi zo kuba mu buzima bw'ibinyoma. umuntu beshya ba boss be ko afite umugabo n'umwana, ese nuko iki twe twakiza ko atubwira ukuri? Ako kanya bamuwaje ati ese urana umuryango wawe? Aravuga ati wapi? boss atamuga ati okay nari mbizi cyane. Aravuga ati wowe urabeshya cyane uri umubeshyi. aje avuga ati ntabwo uri umugore wo kwizerwa. avuga ati ni ukuri ibyo uvuga ni ukuri pe, ntabwo ndi umugore wo kwizerwa. avuga ati uriya muryango natangiye kuyumvamo gusa. avuga ati okay hari ikintu nakubwira cyo kimwe, wowe hagarika kuba wabeshya abantu. wowe utangire wumve wajya mu buzima bwawe bwa nyabwo, apana kumva ko ushaka kuzaba mu buzima bw'abandi bwo kubeshya cyane. ako kanya umusore yaje avuga ati ngo ni byiza cyane. avuga ati
ngo uzaze kuba wakinga, ahita amubwira ati no wanegerezamo gakeya, maze ako kanya nawe aragenda. Fiona asigara hano ngaha nyine umujinya wamwishe ariko abuze icyo akora bitewe n'uburyo ki boss ahita azamusatira amureba. Umukobwa aramubwira ati erega we tuza, ibyaha byose ntabwo byaguhira, ubuzima bw'ibinyoma ntabwo bwagwira. Aramubwira ati gusa byo buri kimwe cyose ndakeka ko kimeze neza. Avuga ati ukeneye amafaranga menshi ndetse n'intera nyinshi cyane. Aje avuga ati simbashaka hano mu nzu yanjye. Tangira kubwira boss we nabi, aho bidatinze umukobwa, bidatinze ibyacu ntibitinda mwibwije cyane. Hari umuntu wakomanze ako kanya mu gukingura abona ni no waratubwira ati umeze ute. Anje avuga ati ese si wambwiye ko udashaka kuba mu buzima bw'ibinyoma, none se uje kuba wakora iki hano? Okay, ne uje kuba wanzana Olivia se base ngo mugire icyo mufasha. Anje avuga ati sinshaka kuba nababona hano mugende. Bidatinze bahise binjira atanabahaye karibu. Anje ariko nshobora ko nagira icyo nkubwira. Anje avuga ati njyewe nje hano kugira ngo mbe nagushimira. Ako kanya kana karavuze ati ngo Fiona. Umukobwa byamutunguye cyane kuko yari azi ko umwana atavuga, yumvishe umwana avuze aje atavuga ati ngo ni byiza cyane, ese ashoboye kuvuga. Umugabo byaramurenze cyane. Arangije ashimira Fiona. Fiona amubwira ati ngo ndishimye cyane, ese Olivia umeze neza? Arangije avuga ati ngo ntabwo ari njyewe. Umukobwa aranje akavuga ati kubera icyo atari we, si zahoze ari inzozi za se kumva uyu mwana avuga. Avuga ati ibi byose byabaye kubera wowe, ni wowe byabaye. Burya ari ibintu tujya twifuza mu buzima bikarangira bibaye bya nyabyo. Avuga ati uravuga iki? Ibi byose byabaye ni ukubera wowe. Uyu mwana yatangiye kuvuga kubera wowe. Bidatinze bahise bahoberana disi nk'umuryango wishimye. Gusa byari ubwa mbere twumvishe. Nakwibutsa gukanda ku buta subscribe kugira tujye tubana umunsi ku wundi gatanu ku kandi mbagezaho dusobanuye tw'urukundo.